hanyuma turakundanye na madamu wanjye, ubwo aracyari umukobwa. Turakundanye, dukundana 2017, 2018 dupropose ubukwe turaporopoza. Ndibuka ko invitation nazandikishirije i Kigali, zandikishiriza Kicukiro centre, barazandika. Iza mbere invitation za mbere nazitanze ku rusengero, invitation yo muri korali yanjye ndayitanga. Numvaga kuri nge nishingiye ku buryo nari mbazi, nari nzi ko ubukwe bwanjye buzaba ari igitangaza, buzaba bukomeye, buzaba burimo ibintu bikomeye. Numvaga ko uburyo nabaye muri Arimieri n'uburyo nabaye ku mudugudu w'Inyanza, ndibuka nabaga muri Nibature, njyewe na Diakoni, Papa Marita, Simbiza Alphonse, tubana n'undi mubyeyi bamwitaga Mama Toto, turi abantu batatu tuyoboye Burakeye. Numvaga ko rero abantu bazumva ko mfite ubukwe bazamfasha. Noneho cyane naratekerezaga ati kuva nshatse umukobwa w'Icyangugu, ahantu perezida wa korali yanjye avuka, ahantu bamwe bo muri korali bavuka, numvaga ko bazashyigikira ku rwego rwo hejuru. Hanyuma mbaza ati kubera iki batagushyigikiye? Ni bya bindi by'urugendo rw'Imana, Imana ifunga ahangaha igira ngo ikwigishirize ahandi. Imana yafunze ibintu bituruka muri korali Arimieri, ntazirata ko korali Arimieri ariyo yakoze ubukwe. Ifunga ibintu bituruka i Nyanza, ntazabyirata, kugeza no ku muryango wanjye famiye. Nasize invitation y'umuryango, hari izo nasigiye papa, hari izo narasigiye madamu wa perezida wacu wa korali Arimieri witwa Mama Ishimwe, nazimusigiye, yari presidente w'abamama muri paruwase ya Nyanza. Musigira invitation nabwira ngo azazintangire. Iz'abapasiteri n'iz'abandi bose kuko nari ndi mu kazi nahi Rusizi, ndazimusigira. Numva ko ibintu byose bambereye ababyeyi, abantu banyishyuriye amashuri, abantu bambaye bugufi. Najyaga njya kwa Mama Ishimwe, ubuzima bwanjye bwinshi iyo twabaga nta kintu dufite yarangaburaga Mama Ishimwe. Numvaga rero ko azambera mama akantangiza invitation, cyane ko mama atarahari. Mama yari yaravuye ku Ijwi, abiwanjye tubana aho nakodeshaga i Rusizi, tubana na mama. Ko nahise muhamagara namwe ati ngwino tubane, ubuzima bukomeza gutyo. Hanyuma igihe cy'ubukwe kiragera, korali ntigeze impakanira ko itazaza mu bukwe. N'abantu benshi ntibigeze bampakanira ko batazaza, ariko byarangiye nta na president n'umwe ya korali Arimieri uje mu bukwe bwanjye. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, umuryango wacu nabo benshi ntibigeze babuzamo. Gusa hari abaje, papa yaraje na mama wanjye mutoya nawe abuzamo. Imana imumugisha ko yashyigikiye aza mu bukwe. Ngira ngo na mushiki wanjye wo kwa data wacu yaje mu bukwe. Nubwo mbese abantu batatu niyo bavuye i Kigali batashye ubukwe bwanjye. Na Edimo wa mushuti wanjye nawe yabujemo, ndetse n'uwo muvandimwe wanjye n'uwitwa Mishake nawe n'umwana mushiki wanjye baza mu bukwe. Nari nzi ko i Kigali honyine, urumva niho nakuriye n'ubuzima bwanjye bwabiri, hazava abantu bazataha ubukwe bazaba ari benshi. Kuko twajyaga dutaha ubukwe, ndibuka hari umuntu wigeze adutumira mu bukwe atari n'umuririmbyi pe. Tujya i Gisenyi mu bukwe, ikorali yacu ikodesha kwasiteri 2, bataha ubukwe, bajya mu bukwe aho ngaho. Tujya mu bukwe aho Gisenyi, turanaririmba. Nanjye numvaga ko nitubitegura neza nibaza bazaza mu bukwe, tukanakora n'igiterane nyuma y'ubukwe kikaba, kuko urumva no ku kirabyo bari baramfashe nk'umwana nta kibazo. Mbona ntibaje, ntegereza ko haboneka n'inkunga ya korali, sinayibona. Basi ndatuza, mbwira Imana ati rya jambo, kuko Imana yarambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo nturebe ku bantu, ibyo nzabikora nashingiye ku muntu.
bose wanjye wa undi wanyishyuriye amafaranga y'ishuri niwe n'abakozi b'i Kigali nibo bagize ikintu gikomeye mu bukwe bwanjye. We nagiye kubona mbona ndibuka nandi muri korali nicaye, yari yampamagara arambwira ati ndashaka kugutera inkunga ku giti cyanjye, abakozi batarimo, abakozi uzaza ubirebera i Kigali muganire nabo bagutera inkunga. Ngiye kubona nicaye muri korali twaririmbye turi kuririmba, mbona kuri telefone mbumbuye telefone mbona hajeho message yanditseho 200,000 by'amanyarwanda. Najya nsoma 200,000 nkabona miliyoni 2, nkavuga ati ntabwo ari byo. Ubundi nkabona 20,000, ubundi nkabona 2,000. Pare wanjye na marene wa madamu urumva twararimbanaga muri korali, ndababwira ati message mbonye mwafashe kuyisoma. Bayisomye basanga ni 200,000 yohereje. Abakozi nabo bakusanya andi mafaranga. Imana ibasimbuza korali Lumiere yari gutanga ayo mafaranga ko yari no kuyarenza. Numvaga izana yarenza bitewe n'uburyo nabanye nabo, najyaga mbafasha mu miririmbire muri diligence, ngafasha dirija, navuyeyo nza gukora inaha, nza gukora Rusizi, nari ntangiye kuba mfasha comptable ko atarakiri kuboneka wa korali, nzi uburyo batwerera umuntu utari umuririmbyi, nzi n'uburyo batwerera umuririmbyi. Urumva nari mbizi, nari nzi uburyo bafasha umuririmbyi wa korali Lumiere, mbizi neza, mbizi nk'umuntu wayibayemo iyo myaka yose. Nari nzi uburyo batwera n'umuntu wo hanze, kuko umuntu wo hanze w'inshuti ya korali bajyaga bamutwerera bakamukora ibintu bidasanzwe bikomeye cyane. Numvaga rero bazakora ibirenze n'uburyo nari narabonye amakwe yandi yagiye aba y'abandi basore muri korali. Numvaga rero bazamfasha cyane, ariko Imana yari yambwiye ijambo ivuga ngo ntuzarebe ku muntu, kuko icyo nzakora nzagikora kidashingiye ku muntu. Ibinyuza rero ko ntatekerezaga bose wanjye atwerera amafaranga. Iragaruka yinjira muri korali Ijwi ry'Urangurura mu butayu, bamfata nk'umwana. Ijwi ry'Urangurura barinjira, bambera ba masenge, baraza bafata wa mwanya wa ba masenge baba ndo muri Lumiere bo muri Ijwi ry'Urangurura barawujua, bandi bese bakora ibintu byose numvaga Lumiere izakora. Imana inyereka ikinyuranyo, haleluya, inyereka ikinyuranyo kivuga ngo ntukahanga amaso ku muntu, ahubwo ujye uyahanga ku Uwiteka. Imana irabinyuranya neza, Imana ishimwe, irabinyuranya ya purusa yose Lumiere yari gukora, Ijwi ry'Urangurura irayikora. Imana ibaha umugisha, bumviye umwuka bakora icyo Imana yari yabategetse. Barabikoze rero, baramfasha, ubukwe buraba tariki 16 njya mu murenge ndanasaba ni inkwano. Wambaza ngo inkwano yavuye muri ka kazi Imana yampaye. Imana impamwe inkwano ndisabira, ntibyavuye mu muryango ngo umuryango wicaye ngusabire. Imana niyo yasabiye nkuko yari yarabimbwiye, irambwira ngo uzaba umwana wanjye, ndagutoranya. Nakumwe yabwiye Yesu ngo uri umwana wanjye, nanjye niko yambwiye. Yarambwiye ati ukuhera none uhindutse umwana wanjye, nzajya nkwitaho. Imana nyitayeho inkwano, ndakwa. Imana ishimwe, ndakwa bigenda neza. Ishimiye Imana ko yankoreye ubukwe, ndakwa nkwa ya nkwano. Ubukwe buraba ku wa gatandatu 17 ndagenda njya mu rusengero, ndahira imbere y'Imana, turahira kuzabana karamata. Imana irabyemera, ibishiraho igikumwe, haleluya. Ya staff y'i Kigali yose iramanuka iraziza muri ubwo bukwe, tubana nabo, ibintu bigenda neza. Imana ibaha umugisha aho bari, bazakurikira iyi video. Imana ibaha umugisha kuko Imana yarabakoresheje mu buryo yari yabiteguye, ibintu bigenda neza. Ubukwe burarangira, Imana itanga ibyo kurya, abantu bari baje sare yuzuye bose bararya. Aho nari nicaye nkajya niba nahuze mbona ari filime ndi kureba, nkajya nkora kuri pare nkamubaza ibintu biri kuba nibyo, biriya byo kurya byavuye mbese niba ibintu byabaye. Imana ikoresha korali Ijwi ry'Urangurura, baragenda bashakisha abantu b'i Rusizi bazi, barababwira ko bafite ubukwe bw'umwana wabo, biva inyuma bakora ibintu ntatekerezaga. Ijwi ry'Urangurura aho muri hose, Imana ibaha umugisha, mwakoreye Imana, kandi Imana irakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, izabibukira kuri ibyo mwakoze.
Larimiyeri, Imana ibaha umugisha, namwe mwumviye umwuka mwakoze ibyo mugomba gukora, mwamfashije kwiga, mwabaye bugufi bwanjye, mwaranyambitse, mwakoze ibyo umwuka yari yabashoboje mu gihe cyanyu, namwe Imana ibaha umugisha. Abazumva iyi audio, abazareba iyi video, abazumva ibimvuze, ntabwo ndi kubagaya ahubwo ndi gutanga ubuhamya. Larimiyeri ndabashimira, mwakoze ibyo mugomba gukora mu gihe cyanyu, Imana yabakoresheje, mwamfashije kwiga, ndangiza kwiga, mbona diplome, narabashimye, Imana ibaha umugisha. Ijwi ry'urangura, Imana ibaha umugisha, mwamfashije namwe mukora icyo Imana yari yabahamagariye, ubukwe bwanjye bubamo mubukora neza, Imana ibaha umugisha, Imana ishimwe. Hanyuma rero ubukwe burabaye burarangiye, tubaye aho, nkomeje ka kazi k'ubudekarara, nkomeza muri ibyo. Nyuma rero y'igihe Imana iza gukora ikintu cy'igitangaza, iduha gutwita, turasama, mbona umugore aratwite, amezi 9 aragera, ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere, umva twaba dusigaje igihe gito ngo twuzuze umwaka, yo Imana iduha kubyara. Yego mbona Imana ikoze igitangaza kidasanzwe, iduha kubyara impanga, impa kubyara umuhungu n'umukobwa bazira icyarimwe. Haleluya, ntangarira Imana. Muri icyo gihe naraye mbyina ijoro ryose ndikubwira Imana ati, Imana, iyi surprise unkoreye muri ubu buzima ndimo, ukaba umpaye abana 2, ubonye nzabishobora. Nshimira Imana, yabwiye ati, Imana urakoze ko ubonye mu bantu bagomba kubyara impanga, nanjye ngomba kuzibyara. Abana banjye Imana yakomeje kubarinda, na n'ubu ni bazima, nta kibazo bafite. Imana yabavuzeho ibintu bikomeye, kandi bazaba abana bakomeye, baziga amashuri ntize na mama watize, abana bazayiga. Ndabizi ko Imana izabikora, kandi nanjye ndacyafite icyizere cyo kuziga, kuko Imana yabivuganye nanjye ko tuziga, njye n'umugore wanjye tuziga turangize, tugere no ku rundi rwego rwo hejuru rw'amashuri. Numva ntitwigeze, nagiye kwiyandikisha muri Inirake, ni ishuri riri mu Gishanga, hari abantu bahazi ngira ngo njya kwiyandikisha muri Inirake ry'abadive. Ngezeyo bambwira amafaranga yo kwiga, mbaza akazi nari mfite icyo gihe nyine k'ubudekarara muri Kigali, mbona bitakunda. Ubwo numvaga ninkoreye Kigali nakora niga, umushahara bampembaga numva bitakunda, mpitamo kuza gukorera Rusizi, basi mbona ariho hazaba amafaranga menshi kurusha kwigira i Kigali, nako gukorera i Kigali. Kumbe yari inzira y'Imana yacishagamo kugira ngo nzabone umugore wanjye tubana none, w'Imana yampaye w'isezerano, tuzabana, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana rishimwe, iracyadufiteho umugambi munini mwiza cyane ushimishije. Haleluya. Hanyuma rero akazi tugakomeza, na n'ubu ndacyari muri operation ya clearing agency. Nyuma yaje kundobeshaho ko hari umugisha, iza kumpa ku mugisha, nkora mu kigo gikomeye cyitwa Raha Bond Warehouse Public. Ni ikigo gikora nka Majerwa, ariko none ngikorera ndi nka managing iwacyo i Rusizi. Ndahakora, mpakora umwaka wose, kontra y'umwaka nari mfite irarangira, ndahava. Ubu nasubiye muri clearing, nubwo ntari nabona company neza nkoreramo muri iyi minsi, ariko ibyiringiro biracyari, kuko hari ibintu Imana yavuganye nanjye. Ya company nakoreraga yaje gusa nkaho icitse imbaraga zo gukorera mu ntara, gusubira i Kigali nabwo nkabona ubushobozi bwo kuba i Kigali ntari nabugira, ariko Imana ifite ubushobozi. Hari ibintu twavuganye nayo, yambwiye ko izangirira neza, yambwiye ko yangize umwana, yambwiye ko yantoranyije ku mwana wayo, ndi umwana wayo, ndi inshuti yayo. Yambwiye ibintu bikomeye cyane, kandi ibyo byiringiro ndabifite. Haleluya, ndabifite. Imana yarinze mwabiriya bihe nababwiye by'ubumayibobo, ikandinda urupfu, hari inshuro nagiye mpanuka ku mamodoka nkakora amagisida, hari abayakoze bagapfa, kuba Imana yarandengeye ikandinda. Uno munsi nkaba nkiriho, mfite ibyiringiro ko ibyo yavuze izabisohoza. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo ukomeze nawe ugira ibyiringiro, Imana ibyo yavuze byose izabisohoza. No munsi rero dufite irindi shimwe rishyashya. Muri iyi minsi yashize Imana yaduhaye umugisha, Imana yaduhaye umugisha, iduha umugisha, yongera iduha undi mwana wacu uje usanga abandi 2. Umwana wa gatatu yitwa Akomeje Ijambo Dani Gayeri.
uwo ni umwana wundi Imana yaduhaye umusore uza usanga mukuru we witwa Gwiza Dani Giyani, agasanga mushiki wiwe ari we mukuru, ubwo niwe gikuru, niwe mukuru wa mukobwa yitwa Ashimwe Dan Godwin. Ubwo rero abo bose uko ari batatu ni umugisha Imana iduhaye. Uno munsi nubwo ubuzima bumeze nabi, ariko nta bwerezo ry'ubuzima riri. Imana iracyafite ibyo yibwira kutugirira, izatugirira neza, tuyifitiye icyizere, turacyayiringiye, turacyayihagazeho, turacyashikamye mu kwizera. Ubu ntuye mu mujyi wa Kamembe, mu murenge wa Kamembe, ahantu Igihundwe inyuma y'urusengero niho ndi muri iyi minsi, ariko birashoboka ko nanahava nkajya ahandi. Icy'ingenzi ni uko icyo Imana yakoze cyo kumpindura umwana, nanjye ngomba kukigumaho, ngakomeza gukizwa no guharanira kuzabona ijuru. Biravuga ngo abahindure benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Nanjye nashaka kuzaba inyenyeri izamurika mu ijuru. Haleluya! Nawe ndabikwifurije, nawe uzaba inyenyeri uzamurike mu ijuru. Abahindure benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Iyi video nuyibona n'ubuhamya ukabusoma ukabwumva, ntuzumve ibyo, ahubwo uzumve Yesu wagumye muri njye, utaremeye ko mpfira mu mayibobo, utaremeye ko ndagira ngo mbabwire ngo mayibobo birashoboka ko Yesu yayikura mu mayibobo ikaba umugabo. No munsi ndi umugabo ufite abana batatu. Mu buzima ntabwo sinari nzi ko naba umugabo, sinabyumvishaga. Numvaga mbese nzaba umusore uzakurira mu rugo nyine bikarangira. Numvaga nta byiringiro by'ahazaza nari mfite bitewe n'ubwo buzima nabagamo, ariko none mfite ibyiringiro by'ahazaza. Haleluya! Kandi bigeretseho n'ibyiringiro byo kuzabona Imana. Nabyo byabaye byinshi, kubera ko nimba Imana yaremeye kumpa kujera urugo, ikampa kuba umutware w'urugo, ikaba impaye abana baza nkazarera. Ndagira ngo mbabwire ngo uno munsi abana ba mama wacu bari mu rugo iwanjye. Umukobwa we turabana, umwana w'umusore turabana. Icyo kintu nayo ngo mucyumve, ni ikintu Imana yashize muri njye cyitwa agakiza. Nicyo gituma ndi kubabwira ngo n'ibindi nzabigeraho. Nimba uno munsi ntafite ya myumvire yo kuvuga ngo aba bana gutya na gutya, nkaba numva ko ari mushiki wanjye na murumuna wanjye bari mu rugo. Uwo muryango Imana yampaye kuba ndera muri iyi minsi, ikayimpaye kuja, ukaba uri mu biganza byanjye, ari njye ugabura, ari njye ubeshejeho. Uwo muryango ugana gutya Imana yampaye izanyima ijuru gute? No, ntabwo izanyima ijuru, izarimba. Hanyuma dushimiye Imana. Reka dusoreze ku ijambo ry'Imana ritoya, turivugeho gatoya, hanyuma niturangiza dusenge. Ndagira ngo mbabwire ngo umwuka w'Imana, Yesu niwe wabivuze, ngo yaravuze ngo umwuka w'Imana ari kuri njye. Yarabivuze. Nanjye n'umwuka w'Imana uri muri njye, kandi umwuka w'Imana uri muri njye hari ibintu byinshi anyigisha gukora. Kandi ndahamya neza ko azanshoboza. Nawe rero komeza wiringire Imana. Birashoboka ko hari ibiri kuguca intege, ubuzima urimo buri kuguca intege, imibereho urimo uri kuguca intege, ariko uno munsi nabwo ubuhamya buvuga ngo umuntu wari mu buzima bwa kimayibobo, birashoboka ko Imana, haleluya, Imana yamukura mu mayibobo ikamuhindura umugabo. Birashoboka ko wibaza, uri mu muhanda ubuzima bwaragucanze ukibaza se njye naba umugabo? Birashoboka, waba we. Birashoboka Imana yankuye mu muhanda ikandira umugabo. Ubuzima twabayemo kwijwi murabwumva, ikankurayo ayo marozi yose nagiye ndya kwijwi, nari uburozi mu Rwanda ndaburya, ntibunyica, Imana igakomeza kundengera. Naho hari ibyo Imana yakurengeyeho byinshi. Ayo magisida nagiye nkora atandukanye, mpanuka ku mamodoka y'ibisheke, nagiye guparama ndi gushaka ibyo kurya. Ubwo buzima bubaye gutyo, ibyo kurya bipfuye, ibyo baciriye mu byo bimaze iminsi, imigati yapfuye. Hari aho bajya babwira ngo irwaza igifu, nta gifu ndwaye, ndi muzima. Ubwo buzima bwose nabaye mu bwo kubwira, ubwo kugira gute, Imana yakomeje kundengera. Humura rero, Imana nta ubuzima bwose ducamo, Imana ibifite iherezo ryabwo. Imana ifite iherezo ryabwo. Imana ifite iherezo ryabwo mu biganza. Nagira ngo tuvuge kuri iri jambo rivuga ngo Danieli
umuhanuzi Danieli. Turasoma umuhanuzi Danieli, dusome Danieli igice cya gatatu duhere ku murongo wa 16. Danieli igice cya gatatu umurongo wa 16 aravuga ngo, Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Haleluya, zadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Amen. Ariko naho itadukiza, Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Mana ishimwe. Haleluya. Aba ni Nebukadinezari, uyu mwami wa Babuloni. Bibiliya ivuga ko yateguye igishushanyo, ariko ntabwo ari wari ubyibwirijwe. Kari akagambane kari kakozwe n'abantu bangaga Saduraka, Meshaki na Abedenego, banga ko umwami abashima, banga n'ubwenge yagaragazaga. Aba bana Imana yabahaye ubwenge bwaturukaga ku Mana, si ubwenge bwaturukaga ku bigirwamana, ahubwo ni ubwenge Imana yari yarabahaye. Ubwenge Imana yarabahaye n'igikundiro yabahaye, ngo abandi barabyinubira, bakajya bumva bitabashimishije. Ariko Imana ishimwe, ngo Nebukadinezari bamubwira ko bagomba gukora iki gishushanyo, kirakorwa. Hari ibintu byateguwe, abantu bagiye bategura kugira nabi, barabihimba, bakora inyandiko, barabitegura, babishira mu bikorwa. Babishiriye umwami, abiteraho kashe, arabyemeza. Bategeka ko umuntu utazapfukamira icyo gishushanyo umwami yateguye azatabwa mu muriro ugurumana. Ba Saduraka na Meshaki ngo bavuza amaburubura n'impanda n'ibyuma birenga, ngo banga kubarara hasi. Baravuga ati, nta yindi mana tuzaramya uretse Uwiteka. Mana ishimwe. Ngo umwami bamuzanira amakuru ngo azabiranya n'uburakari, ngo arababaza ati, nimwe mwibwirije kwanga gupfukamira igishushanyo cyanjye? Ngo arababwira ati, rero reka mbagire inama. Nimuza kumva amajwi, mukumva insambura, amabubura, mukumva ibyo bivuze, muze guhita muca bugufi mwubara. Ati, nimutabikora munyumve, umuriro wenyegejwe inshuro 7 murajugunywamo. Rero muhitemwo. Ngo avuga ijambo rikomeye, ngo aravuga ngo, se ngo nihe mana iri bunkize amaboko yanyu? Nihe mana iri bubankize? Nimudakora ibyo mbabwiye, nihe ndi mana iri gukora? Ngo abahungu bumva ijambo avuze, bumva ryuzuyemo kwirahira no kwishira hejuru, ngo baravuga ati, umva rero tukubwire Nebukadinezari. Niho dusomye baramubwira ati, ibyo bintu uvuze turabyumvise, kuko amatwi yacu yari ahari, twabyumviye. Nta muntu wabitumye ngo aze kubitwibwira, niho bitwibwiriye mwana. Reka tugutangarize. Haleluya. Reka tugutangarize amashira kinyuma. Baramubwira ati, reka tukubwire uburyo bimeze. Icyo gishushanyo wagiteguye koko, turabyemera. Ati, ariko ntituri bwuranire, ntituri bupfukame igishushanyo cyawe. Dufite Imana yadukiza amaboko yawe Nyagasani. Nta n'impamvu yo kugusubiza byinshi kuri ibyo. Ariko nubwo itadukiza, iryo tano wateguye nushaka wenyegeze inshuro nyinshi. Haleluya. Ariko ntituri bupfukamire igishushanyo yabajije. Nebukadinezari ngo azabiranya n'uburakari, ngo ahita abwira abantu ati, nimubabohe. Ngo barababoha, barabatwara. Amen. Kintu nakunda Imana ni iki? Ngo babatwaye, bababoshye, ngo bajya kubajugunya muri uwo muriro, ngo umuriro waragurumanaga ku buryo ngo ibishashi byo byasohokaga hanze. Bya bishashi bisohoka hanze, bifata ba bagabo baje kunagamo bande ba Saduraka na Meshaki na Abedenego.
wa murongo urabakurura, ibirimi by'umuriro birabakurura, birabatwika. Ariko hari ikintu gikomeye natekereje. Bijya bivugwa ko mu ijuru habaye inama, haba inama yo gucungura umuntu, ngo baricara mu ntebe ngo baraganira uburyo umuntu azacungurwa. Yesu aravuga ati njyewe nzabikora. Ibizima birananirwa kubumbura igitabo, niko Yohana yeretswe avuga ngo binanirwa kubumbura igitabo. Ngo ariko Yesu aravuga ati njyewe data ndemeye, ngiye kukibumbura. Imana ishimwe. Aba bana igihe umwami yari arimo avuga ngo agiye kubajugunya, kubera ijambo bavuze rivuga ngo ntacyo tugusubiza kuri ayo magambo uvuze. Imana nubwo itadukiza cyangwa ikadukiza, nta kintu kiri butume twikubita imbere y'ishusho. Iryo jambo bavuze ngo rigera imbere y'Imana, Imana igiteranya inama ako kanya gitaraganya, iravuga ati ririya jambo bavuze, haleluya, ngomba kurishyigikira, nkarishyiraho ikimenyetso gifatanyije, nkabatabara. Iteranya rero inama, ihera ku bizima. Rebaza ati aka kanya tuvugana, bariya abana ko bagiye kubata mwitanura mwumvisha amagambo bampamije, ni iki mwakora kugira ngo mubatabare? Ni igihe kingana iki mwakoresha? Baravuga ati twebwe ubu tuvugana twakoresha iminota itarenze 20 twaba tugezemo tukabatabara. Ngo Imana irebye igihe bari bumanuke iminota 20 isanga baraba bamaze gushya barangiye. Ravuga ati mwebwe mwari mukoze neza, ndabashimiye. Ijya kuba marayika, bamarayika ati twakoresha iminota 10 cyakoza twatugezeho, twaba tumaze kubatabara. None avuga ati iminota 10 namwe mwari mugerageje. Ijya kuri babandi bakomeye, irabaza ati mwebwe ni iminota ingahe? Nabati ubu tuvugana iminota 5 twatugezemo. Irabwira ati iminota 5 byari sawa. Ibaza abari muri iyo nama bose, isanga nta numwe uri kubahiriza iminota. Ngo ariko yibuka, haleluya, yibuka umwana wayo wemeye kubabara kubw'umuntu. Ngo ikiri kubaza Yesu ngo avuga ati Mana data, njye nabatabara. Mana waza ngo wakoresha iminota ingahe? Yesu asubiza ijambo rikomeye, arabatireka nkwibutse data, uriya muntu ninjye wamucunguye. Haleluya. Uriya muntu ninjye wamuremye. Uribuka ko twamurema. Uriya muntu ari mu bitekerezo byanjye, nkeneye kuzamucungura. None dore ibimubayeho kandi yampamije neza. Yesu abwira se ati ubu tuvugana, haleluya, ubu tuvugana, turi kuvugana, ndi hano mu ijuru ariko namaze no kugira mu itanura ry'umuriro. Haleluya. Ngo akimara kuvuga ayo magambo, ngo iryo jambo avuze rinezeza Imana. Ngo Imana ituvuga ati okay, genda ubatabare. Biravuga ngo batamwo abo bagabo 3 babushwe. Ngo ariko Nebukadinezari ngo ari kureba, ngo Bibiliya ni kwivuga niyo wabyivugiye, ngo abazabo bari kumwe arabaza ati harya ubundi mwitona twatayemo abantu bangahe? Baravuga ati twatayemo abantu 3. Ababwira ati bantu 3 mwatayemo nibyo ndi kubabona, nta nubwo bakiboshye bari kugendagenda muri bataboshye. Atariko ndi kubona mwundi wa 4, haleluya, ufite ishusho y'umwana w'Imana. Barishimwe. Yesu yari yagezemo igihe byavugwaga, yari yagezemo. Bamarayika Imana yabonye abamarayika bari butinde, ibona ibizima ari butinde, ibona abakerubi nabo bari butinde, ibona abaserafi bari butinde, cyane ko batari kubishobora. Haleluya, 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 haleluya. Ngo icyo kintu yakoze kinezeza Imana. Imana ishimwe. Kinejeje Imana. Imana itishobora plan yo kuzacungura umuntu. Hahita hakorwa inama none ishingiye kuri iyo ngingo. Iravuga ati nimba babasha gucungura umuntu, ugacungura umuntu winjiye muri umeze kuri ukamukuramo, none reka dukora inama uzabacungurira icyarimwe. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Yesu aravuga ati cyo nta kibazo, igitabara kibumbura, yemera kuza kuducungura. Ndagira ngo mbatangarize bene data, birashoboka ko inama yaterana, birashoboka ko abanzi baterana bagafata umwanzuro wo kugomba gutabwa mu itanura ry'umuriro, bagafata
bagafata umwanzuro wo kwicwa kuko babonye babangamiye mu gakiza, ko babonye hari ibyo ukora bibabangamiye, kuko babonye babuze umudendezo wo gukora ibyaha bakakubangamira. Ariko Yesu, haleluya, arahari kugira ngo agutabare. Humura rero, komera. Yesu waneshereje ba Saduraka, Meshaki na Abedenego, natwe arimo yiteguye kutuneshereza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Turagushimiye Yesu, mu izina ryawe ry'ubutware. Wahawe ubutware bwose mu ijuru, uri iburyo bw'Imana utuvuganira, wabaye umutambyi mukuru, uri umwami w'abami, uri umutware w'abatware, ujya uvuga bikabategeka bigakomera. Tugushimiye ijambo ryawe rikomeye uvuganye natwe muri uyu mugoroba. Birashoboka ko bakenyegeza umuriro bakawenyegeza n'inshuro nyinshi zirenze 7, ariko ijambo ryawe ritwemeje neza ko uri kumwe natwe amasaha yose. N'ubu turi kumwe, n'ubu turi kuvuga aya magambo, turi kumwe, uhorana natwe ibihe byose. Turagushimiye. Tabara rero bari kurengana, tabara abafite ibibazo, hari abafite intambara bari kurwana, iz'ubukode, iz'ibibazo bikomeye, natwe hari izo turi kurwana. Mana nudutabare, twemerera Yesu, kuko tukwiringira. Turabizi ko ibyiringiro byawe biri muri twe, kandi tugumye muri wowe. Ese twakuva tukajya ko ariko Petero yavuze, twakuva tukajya ko ufite amagambo meza y'ubugingo, twajya kurinde? Ninde wundi twahungiraho? Ninde twabwira ibyacu? Ninde watwumva? Ninde wundi wadutegera amatwi uretse wowe Yesu? Ngaho utabara abantu bawe, barengere umuntu wese ufite ibiri kumuriza, ibiri kumutakisha, ibiri kumunaniza, akomeze kubona ukuboko kwawe kwiza gufunguriye kure kumugira neza. Turagushimiye kubyumvishe. Izina rya rihimbazwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ubuhamya navuze mu ncamake, nuko umwuka yashoboje kubuvuga. Wenda uzabukenera ukundi, nawe ndi tayari kuganira nawe, nta kibazo. Ndi umukristo kandi ndabihamya neza. Umuririmbyi yaririmbye ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Umuntu niwe wihamiriza ko ari umukristo, kuko ibyo mubona inyuma mwebwe mushobora kumbona nasibwo bukristo, ariko ndabihamya neza. Kandi Imana yampaye n'umugore w'umukristo umufasha gukomeza urugendo. Ubundi urugo rwiza ni ijuru ritoya, niko bivugwa. Ntekereza ko nanjye ndi mu ijuru ritoya. Ndamutse mbuze ijuru naba ari njye nirangaye, kuko Imana yampaye umugore dufatikanyije urugendo. Ni umukristo mugenzi wanjye, wera imbuto kandi ubirimo neza. Imana ibahe umugisha. Igihe wankenerera ndahari. Kuri telefone yanjye ndi 0788 15 33 467, cyangwa 0788 70 84 307. Telefone zombi nazikoresha. Zombi ziri kuri WhatsApp. Email yanjye ngira ngo murayibona, irahari, ni Amani Daniel official. Urahajya ukabibona nabyo, nta kibazo. Nkaba nkorera, ndacyari umukozi w'Imana, nkomeje no kwifuza gukizwa kandi ndifuza kuzajya mu ijuru. Namwe ndabibifurije. Uzankenera rero yambona kuri telefone, yampamagara tukavugana. Ukeneye n'ubundi bufasha bundi wadufasha, kuko turacyari mu isi dukeneye gufashwa. Turacyakeneye amasengesho n'uburyo bw'umubiri, turacyakeneye gufashwa kuko turacyari mu isi, turacyarwana intambara z'ubuzima zo gutera imbere, zo kugira aho tugera. Ariko hamwe na Yesu azadufasha kunesha kandi tuzatabaruka amahoro. Ndabashimiye rero, ukomeze kugira ibihe byiza. Umuntu wese uzumva ubu buhamya, ufite uwo wabwohereza wumva bwamufasha, wabumuha, nta kibazo. Kandi uzumva afite ikindi kintu yatubaza, turi tayari kugira icyo twamusubiza, bishingiye ku buhamya bwacu, ko mwagiye mubwumva ko bukurikirana. Ufite icyo watubaza, nta kibazo, twiteguye kubasubiza. Imana ibahe umugisha muri Kristo Yesu, amen.